tubahaye ikaze mwese mukomeje kugenda mudutega amatwi kandi namwe abakunzi bacu bakadasohoka mukomeje kugenda mutwereka urukundo rwishi ruhebuje n'uburyo ki mukomeje kugenda mutwitaho. Uyu mwanya rero tugiye kubagezaho aya makuru tuyahere Umunyarwanda Harerimana Patrick w'imyaka 34 y'amavuko, akaba avuka mu kagari ka Kivugiza mu murenge wa Nyamirambo. Yapfuye urupfu rutunguranye rero ubwo yarimo yitemberera abona abagabo babiri bakoze impanuka kuri moto, agenda nk'ugiye gutabara. Ako kanya bahita bamwadukira bamuteragura ibyuma, ubuzima bwe bube burangiriye aho ngaho. Ubwo babe bamushikirije iyamuremye bati Imana yamuhamagaye. Ese koko niyo yamuhamagaye cyangwa nibo bayimuhamagaje? Mu Kinyarwanda tukavuga tuti ngo yitabye Imana. Ariko uwo Munyarwanda yagiye nk'indwari, nubwo abamwishe ari birwari bikomeye cyane. Disi umuntu azira uko yarimwe, nkayo nguko azize impuhwe ze, ariko ni umuntu w'umugabo cyane, abandi ni birwari. Ibyo kandi bibaye aho kuri tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu umugabo yagize atya nawe yizamura hejuru y'igorofa riri hano mu mujyi wa Kigali muri Nyabugogo, aho bita ku Mashyirahamwe. Ajya ku igorofa ya 5, arangije amagara ye ayashyira aho adashobora kuyorwa, maze abariyahuye, arasimbutse ahita ameneka. Ubwo yakijijwe na ambulance imujyanye kugira ngo imwerekeze aho agomba kugirira iruhuko ridashira. Ni nako kuri iyo tariki undi nawe yagize atya yijyana mu mugezi wa Nyabugogo. Icyakora we bamuvanayo amagara ye atari yagera aho adashobora kuyorwa. Ese koko ibi ni ibiki? Mwe murabibona mute? Ni hasi se cyangwa niki? Ngayo nguko. Ese mwe murabibona mute? Nubwo habaho ibibazo bikiye bitandukanye, hakabaho n'impinduka runaka nazo zigiye zitandukanye, ariko kandi nabyo biracyarimo byinshi cyane. U Rwanda nirwo rwatoranijwe gushyirwamo icyicaro cy'ikigega gishinzwe gutera inkunga imishinga inyuranye igamije gushyira mu bikorwa amasezerano y'isoko rusange rya Afurika ACFTA. Ni ikigega kizafasha inzego za leta n'abikorera ku giti cyabo kugira ngo barusheho kwagura ibikorwa by'inganda no kongera umusaruro w'ibituruka muri izo nganda. Isoko rya Afurika ntirizigere riburamo ibicuruzwa. Iki kigega bivugwa ko kizatangirana miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika, ubwo nasaga miliyari 10 y'amanyarwanda. Aya masezerano akaba yashizweho umukono na Minisitiri Dr. Vincent Biruta, anavuga ko ari amahirwe ya Afurika mu kwiteza imbere. Ngayo nguko tukiraho mu Rwanda rero, reka dukomeretse mu rukiko rw'Irahe mu Buholande, aho urubanza rwa Kabuga Feliciane rwaje gusubikwa cyangwa se kuba ruhagaritswe mu gihe cyose ubuzima bwe butakimeze neza. Bivugwa ko afite ikibazo cyo mu mutwe, cy'uburwayi bwo mu mutwe ujyanye no kwibagirwa cyane bikabije, ku buryo ki adashobora kugira ibintu yibuka. Kubw'iyo mpamvu rero umwavoka we cyangwa se umuhagarariye mu buryo bw'amategeko yasabye ko bagendeye ku bisubizo byatanzwe n'inzobere mu by'ubuzima agomba kuba urubanza ruhagaritswe. Ni nayo mpamvu rero bashingiye kw'iyo myanzuro yatanzwe n'izo nzobere, urubanza rwa Kabuga Feliciane ubu rukaba rusa n'urwahagaritswe kugeza igihe ubuzima bwe buzagarukira kugenda neza, nawe afite ubushobozi bwo kuba yakwiburanira. Ariko kandi hagati aho ngaho bavuze ko icyo kibazo atari ikibazo cyoroshye cyapfa gukira, na ndetse bamwe bagaragaza ko gishobora kuba icya burundu. Ngayo nguko rero
amakuru yo nakagaruka uko azageza rwose tugenda tuyabagezaho cyane. Ngaho mukomeze mugire amahoro y'Imana. Bye bye, ciao ciao.